yaduhe rwose bw'ibyo ngibyo hano dushaka agafoto kahese kandi nagashiraho kujya tugenda nubwo bisaba gutinda iyi nagaterekayo tugende ku munsi w'ejo abo bataramuje bagize isabukuru kandi ntabwo twayibifuje Max Weru Max Jado Max ndetse na Max yagiye Musanze inkuba yari mukubise n'igihe wayimukijije uzamuze televiziyo yagukijije inkuba Musanze ese wayimukijije gute ariko nanjye yise inkubita kurwara iyo nkuru rero naje kwitoza wasanze ariyo mukude iyo nkuru byo nayitohoje oya mu by'ukuri tutagiye guca ku ruhande twari batoya twarabajene urumva twebwe twagiye gutereta muri Ines kera mugiye kubicaho rwose nagwa nkubeye tugezeyo imvura yari yaguye inkuba ziri gukubita baterese umushingwe oya nabwo aramubeshyira n'igihe cyari cyageze no Magisi inkubira iramwasa iramuhusha arirukanka ndamubwira nti hapfa wavutse reka ngende mbaze uko byifashe ko nahageze nanjye kankubita akaboko yari kamenye unamaze nk'umwaka urutoki rw'igikumwe rudashobora kusirikiramo amaraso njyewe ubundi nari nzi ko inkuba mukude ikubitonda nk'umuntu baba bayitumye ko umuntu ashobora kuyigutuma cyangwa bakayironka hari igihe gufatira muri nunzi muri shamanyitike yanyu wani ngo by the way impamvu yabiteye suko ngo ni inkuba kumuteye nyine ni ntuza hari ahantu kubera ibi na periode y'imvura yari irimo no kuntu habihora hakoze Regis arabivugaga atari imagine wenda inkuba yarakubise rw'isaro de coiffure mitari imagine ko yirukanka baranje nushaka kunyogosha muri saro nawe iramuhusha inkuba ziri gukubita nushaka kunyogosha nibishoba mu muriro ntuza ko rikoze n'inyogoshesha yo kuzicaramo gutya tuba tumeze tuba turi hagati y'urupfu n'umupfu cyane ariko icyo gihe cyacu imirinda nkuba yari itaraba myinshi ubu ngubu byagora nko kumva ngo inkuba idukubitiye hano kubera imirinda nkuba ariko nk'imusanze iyo uri nko muri etage ya kabiri inkuba irakubita kumva nyine imiyaga Musanze ncomora n'ibintu byose na telefone sinayisharija telefone ibonye ngo umurabyo ngo inkuba ngo ntiyagukubita yewe ya inkuba yamaze gukubita muri amashanyarazi aba yakubise kuko uzana bibere hano kure mu isanzure hejuru ibaze nk'abantu bogama munsi y'ibiti nabo iyo ubibonye rero biriya koga munsi y'igiti kirazira kikazira ama electron bamaze guhura nyine irana n'ibishashi tubona byayo ama positif n'ama negatif hari imiyaga bitangwa rivado muso ibava mu majyaruguru n'iburengerazuba bikubitanye ubwo tubona twe turi ku isi tubona birabishashi ariko ubundi babyamaze kuba byarangiye ariko donc mbere ko bihura donc bigukunyuzemo yabikunyuzemo ugize ibyago bikaguhuriraho yabiguhuriyeho niho plus na negative zo ziguhuriyeho nibwo zikwasa ariko nyine byakubise kurya action barangiye tuba tubona ibishashi akwa kudumva ikubise cyane ukifata mu matwi ntacyo byarangiye kare kuko inkubi gukubise ntiwanabimenya ntabwo byumve neza tugwaho ngaho ntabwo ntiwanabimenya kuko ntiwanababara ntiwagira gute abari aho hafi bumva ibintu bituritse ariko wowe wamaze gupfa byarangiye hari ukubita nk'amashanyarazi kuri baba bari kureba nka televiziyo ukabona irakubise igashwanyaguza nk'insinga cyangwa nk'anarongira aho ngaho kanafashe n'abantu inzu ikayitisha hari ukuntu irimo na mite sinzi ukuntu bisobanura mu kinyarwanda mite ni imyumvire n'imigenzo ku buryo nyine ntushaka kubyumvisha hari bitumvikana ko hari ukuntu bayivuga ngo urumva ngo inkuba ngo kanaka yohereje kanaka ngo yohereje ndiramukubita nta muntu ufite ubushobozi muri logique scientifique nta muntu ufite ubushobozi bwo kohereza inkuba mu gitabo inkuba ikintu kiri naturel mu myandiko bashushanya nk'isake kera mu myandiko twigaga bashushanya nk'isake ifite amababa manini agiye atemana arimo ntabwo inkuba bundi yagombye kubibaho scientifically ibaho nyine nka phenomene ni phenomene iba ariko ntabwo yabaho nk'ikintu je nakoresha kibonesha amaso nese ubundi inkuba uburyo ibaho ni phenomene umuntu atamenya ni imana yabikoze gushyira phenomene ikagiba nkuko imvura ibicu bihinda bikegera na imvura ikagwa ubwenge bwa muntu biba hano ku isi byinshi ariko iyo uvuze inkuba umuntu yumva nk'ikintu kimeze nk'inka nose niyo kurajyaga nibaza reba nose mukudera najyaga nibaza reba kuno indege ishobora kugenda imvura iri kugwa rega nibaza se imvura iramutse igwa iri hejuru y'indege nishobora kugwa oya naho yaje none ndambaza nyine naje kubaza indege nyinshi zigendera hejuru y'imvura imvura ibiri munsi cyane iyo uri ku ndege nibwo ibona neza ibicu biba biri munsi yawe biri munsi yayo rero nagurajyaga mbyima n'abasabure imvura ko ikirere oya ntabwo yayikubita kubera ko indege nicyo kintu cya mbere kireka ipe n'ibintu byose bura indege umuntu wayikoze n'umuhanga ni ikintu kiri sophistiqué kugira ngo ubyumve burya impanuka z'indege ugiye kugereranya impanuka z'indege ni nka 0%. Paraporo umara w'indege zigenda ntushobora kubijanisha nibwo bwikorezi bwizewe kurusha ubundi bwose none se ntushobora kumara umwaka utumvise impanuka y'indege
umwaka umwe se na 30 kandi ku munsi hagenda flights ibihumbi n'ibihumbi none sereje inkubi Mu kubisara umuntu aba yikoze ngira ngo ikintu ashobora kuba batarashyiraho umuntu atekereje abona cyazaba ni uburyo haramutse habaye nk'impanuka wenda nko mu kirere uburyo umuntu ashobora kuba nka kuri abapilote b'indege z'intambara bo bavamo bayirasa we ntapfe ntagire icyaba we ikamwejegitinga baramutse bashoboye kubikora ku buryo na buri mugenzi wo mu ndege ashobora kugira nk'ayo mahirwe byaba bihenze cyane nk'umurwanyi w'intambara byaba ari ikintu kikwemeza ko byaba bihenze kuko ikintu kikwemeza ko indege imwe y'intambara ishobora kugura indege nka zingahe biba bihenze cyane nk'ingengo y'imari y'igihugu ushobora no kuhatikirira icyo kwemeza ko indege ibigenda hejuru y'imvura nuko mushobora kugera ahantu mukumva iri kugenda nk'imodoka ku rubura mu mikuku ku rubura harayegeranye n'ukumva iri gukora ku rubura ukumva iri kugeranye nk'ukumva bisi iri kujya Nyabugogo noneho yamanuka ukumva ya mikuku yavuyemo yashize umva umutima usigara hejuru usigara mu bwenge bwawe wamanutse kugira icyo byahungabanya kure uzima kare indege nako niyo cyuma nkubwira indege ziri sophistiqué ku buryo nta kintu nk'icyo gishobora kuba iyo ibintu byose byatekerejweho ngayo nguko ubwo rero Maxwell igirira cyangwa ejo yagize anniversaire ko imyaka itazwi ubwo ibimubayeho tuza guhura ntabwo byabaye tuziranye bagiye mu bihe binyuranye narabisikanye oya nta nubwo twari tuziranye icyo gihe Max hari kera ubwo ngubwo nawe wajya agiye uko nanjye ubwo ngenda ukwanjye wabareyo wagiye wabareyo noneho tuza tuganira umuntu tuvuga iby'Imusanze muhita muhuza story tuhuza story n'amazina y'umukobwa n'amazina y'umuntu n'ibyatubayeho bisa ngwiki musawa ati sha nanjye nari mpaguye bahise twihutira gusiba nimero ye oya se mu kinyarwanda cyiza ubwo bishatse kuvuga ko umuntu afite ikibazo mu kinyarwanda cyiza mwazize gushaka kuba abenda hamwe oya none twari n'abana ntabwo ibyo twabitekereje ari abana umwana asenjera muri kaminuza byawe ni zamani ndakubera kibirusizi ukigira ubwo bwenge yarakibirusizi ubwo kujya gutereta muri kaminuza noneho muri kaminuza wo muri kaminuza buri sini y'abantu buri muri kaminuza wibana ujya kumusura umwana ejo se nagobye wiga primaire ntimwasuranaga primaire ni urugero cyane wiga primaire ntabwo wajyaga gusura umuntu ko nta kintu namubwira ukaba wamukunda muri wowe ariko ushaka wo kumukunda ariko urukundo rugenda cyane uzi ko primaire ntabwo nigeze njya gusura umusore reka niga primaire niga primaire ntabwo byigeraga biba kuko mu rugo baradukaniraga ariko tarakanirwaga ninde reka saa 11 zigere saa 11 zagera gutarahagera bafataga amazi ukaryama bakagukubita ubundi kera baradukubitaga bakakumenaho amazi ku kibuno wabaga warabipanze ukavuga ngo kuwa mbere saa 8 nzajya gusura umuntu kanaka arya baguhaga n'igare ukaritwara bitewe n'icyizere bakugiriye ndabyibuka hari umukobwa twiganaga witwa Mukanyandwa ariko ubu yarashatse yaranashaje bampaga igare nkajya kumusura najyayo bakambagira inanasi nkayikabukira kandi nkavayo nanavuze sha nta kintu bavuga rero nakundanye n'umuntu imyaka 3 ntaramubwira ko mukunda niba atari yari mwiza cyane ako bimwereka biraho nyine kandi wumva uzi ukuntu umunsi usinzira neza bimubwira bwa mbere nariyahuye navuze ni nko kwiyahura nafunze umwuka ndavuga ntese mbaye ariko umutaramo kuri kuko nari maze n'igihe mbitekereza ko ariko nagera nkamwe mukude umutaramo witwa Solange Mujamariya namwise ambasaderi w'urukiko rw'ubujurire ngo Regis afite isoni ari kubivuga reba hasi agere ko ngira isoni no mu buzima busanzwe urumva uwo mutoto wari umushyiriye iki noneho ziko nabimubwiye mbimubwira nyine uwo mukobwa mfunze umwuka ndavuga nti ntabwo bizakomeza gutya muri giye ko najyaga niyangaje nkavuga nti mfunze umwuka ndagiye ndigabye pe ibyo mureba abahungu mwarushaga ubwenge abahungu babaga barushaga mwikomereza nkaganira ibintu bisanzwe ukaganira ku bintu bijyanye n'ubuhinzi yarabyakiriye neza ugahita waganira ku buhinzi n'ubworozi ariko kuvuga iryo jambo ryari biteye ubwoba kandi nari mukuru ikizekeje nari mukuru niga nko mu makanga niga mu seminari umuseminari utereta nawe ntaba yoroshye aba ari isasi ariko nagize amahirwe mbona byakire neza numva sinkisebye kuko nibazaga hazakurikiraho iki waratoye urabivuga wageze uratoboye nyuma y'igihe ariko
ako muri bugo kuntu kera iyo hari ukuntu umusore ateretaga umukobwa akavuga ati nzagusubiza bigafata icyumweru urindira kuzasubizwa mu kude umutaramukwiganaga yarakubiswe yabwiye umukobwa ko amukunda amwandikira ibaruwa yamwandikira agapapuro gatoya agatereka imbere ye tugiye gutaha kwa kundi bantu we twese duhaguruka tugenda ariko yari yabitubwiye kandi kajya amavuga ati ndakora agashya ndabimubwira turamubwira ati wowe ugiye gukora amano twigaga mu wa kane primaire baramufata agapapuro agatanga kwa maîtresse twaratashye ariko tuje bukeye baramucakira azindukira ku nkoni yarakubiswe barimo febroniya ndumva ari wamudishya ha twiga tronkome uragibukije mu nyine yaranyandikiye noneho agashira mu ikaye yarimo homework katugomba kuzirometa kwa teacher akasikosora nyine homework twakoze kumwe hamwe agiye gusanga bo bakasanga ni wokari arasoma abana na wa musore badutumiza erega bagumuhungabanyije kugira ngo byumve kuri biro yabe byakiraga nabi byabaga arimo kutugiye twita harassment wenda nko tubyumva za Burayi na Amerika cyane niko byari bimeze yari umuntu uko mukunda muri ku ishuri muri primaire ni harassment ariko abo bacanye oya wabwishe mu mutwe baracyari n'umwana ndetse nawe ukabugaragaye nk'umuntu utafite ejo hazaza umuntu udashobotse babona ko uri umuntu aho ngaho kubuza abagenzi bawe amahwemo dufite akana ka sister gafite nk'imyaka nyine nk'ine kumwe ko bari kwiga nasari kajya bavana nk'ubugara bw'abaturanyi ku ishuri nk'aka gakobwa ukajya kumva niba bagiye kumufata ku ishuri nk'umutanzaniya akamubwira ngo uyu ni sheri wanjye kumva nyine ngo ni sheri wanjye akarukiga muri garidiyeni ngo sheri ngo dore sheri wanjye kumva nyine utwana two muri garidiyeni kibasaka akana gafite sheri oya abantu b'iki gihe bo n'ibindi n'ibyo magisire yagize yubire ariko namutegereje nkuba yagize ejo yamwe wenyine ntiyaduhaho Maxwell Nzengeri Dr Norbert yananyanze muri ya Max twara postponinze ko navuze ko abasaza izabera away abasaza batasobotse nicyo yanjijije wagize ute ariko ni umuntu w'umugabo agenda amwemera Dr Norbert n'umubare nemera rwose bakunda reyo badakunda amakomite badakunda iki bakunda reyo kandi akora ibishoboka niwe muyobozi wa Gikundiro na fan base ari urwo ruhuriro ry'abayobozi b'amafan club ni umuntu w'umugabo cyane rero ni umuganga arazwi cyane n'umustar nabonye abadamu benshi bamuzumenya ari baba byaje hara kwa Nyirinkwaya niho akorera barabafasha amahora bamwirabira rwose ngabafasha neza cyane ubwo rero Imana ibahe kurama bakomeze kurama imyaka myinshi cyane kandi Imana ikomeze kubaha ibyiza rwose binezeza imitima yabo twahise rero tujya mu kwandika Iraguha Pacifique ngo nsubiza Saddam na Tite utiduriye Marakana hari undi mutara barabeshya abantu babyandika gute abantu bandika ngo bahure muri Marakana baraho muri YouTube bajeyo Marakana twagura indege uko babyandika baramutse bako ko baje undi mutara mwanditse ngaraza Marakana kurya umuceri uyu munsi baze kurebera match za basket imikino ibiri ya kimwe cya kabiri irongera irakomeza uyu munsi